Ni muri santere y'ubucuruzi ya Gakenke aho usanga abaturage banyuranamo n'ibinyabiziga baza gutega imodoka, bakavuga ko ngo bitewe nuko nta gare ihari bazitegera mu muhanda rwagati bikabateza impanuka n'akajagari, kubera ko muri iyi santere hategera abantu benshi baturuka ibice bitandukanye by'igihugu. None harimo ikibazo nk'uko mubibona, ahantu mubona niho bita gare ya Gakenke. Ibi bigatuma ari ahantu hatura kandi hari ibinyabiziga byinshi. Imodoka zose zijya mu majyaruguru cyangwa ziva mu majyaruguru zihurira hano ugasanga akajagari. Murabona ko hano hari isoko rikomeye. Iyo isoko ryarembye, urujya n'uruza rw'imodoka n'abaturage bishobora guteza impanuka. Ingaruka tugira nuko ndaho tubona aho twugama, umuzigo ndubona aho utereka, gusa indagari hari. Ko nta gari hari byateza n'impanuka. Mu buryo abantu bari benshi bivuye biparitse mu muhanda abantu bari kubyigana. Iri mu muhanda imodoka ikanitse yafatiyeho yabakubita mu gapfa mwese. Gare kubidari bidutera igihombo, imvura yagwa ikatunyagira. Kubera ingorane n'imbogamizi bahura nazo batega imodoka muri iyi santere y'ubucuruzi ya Gakenke, aba baturage barasaba ko hakubakwa gare yabugenewe kugira ngo bazajya bategeramo imodoka, kugira ngo bareke kujya bategera imodoka mu muhanda rwagati dore ko ari naho zihagarara. Ubwo nyine natwe twifuza iterambere kuba twabona gare mu buryo bwihuse. Turashaka ubuvugizi bw'uko baduhereza gare bayubaka. Icyo twasaba ubuyobozi ni uko bwadufasha rwose tukamenya, urabona ko Gakenke ni umujyi, ukamenya indi mijyi ukagira ibyangombwa bihagije, hakabaho gare. Cyane cyane mu Gakenke ni gare kugira ngo ibinyabiziga byose bibone uko byagira gute byakora mu ituze. Mudufashe mwakora ubuvugizi Gakenke rwose hano natwe tukagira gare. Uko ubonye bimeze gutya nta bwiherero urabibona nawe, umuntu ashatse kwihagarika nawe yakwihagarika. Icyo ni ikibazo, ariko gare habaye byose byabaho. Turasaba ngo gare bayubakire, baduhe ubufasha bayubakire. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'aka karere ka Gakenke hari icyo butangariza aba baturage nk'uko bigarukaho na Bwana Niyonsenga Aimé François, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Mu bigaragara iki kibazo kimaze iminsi, ariko ni ikibazo gisaba ubushobozi, ariko cyane cyane ugasanga kuko ari ibikorwa biba bisaba ubucuruzi, bigaragara ko ari iby'ubucuruzi, ugasanga ahanini ubundi byagombye kugirwamo uruhare n'abikorera. Icya mbere rero twakoze nk'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke ni ukugira ngo dushishikarize abikorera, tunahereye ku ba Gakenke kugira ngo turebe yuko bagira uruhare mu kubaka iyi gare. Bisa naho byagoranye, ariko hari intambwe akarere kamaze gutera. Iya mbere ni uko kegereye umufatanyabikorwa Jari Holding Company Limited. Iki kibazo turakiganira ndetse bagera no ku rwego rwo kuza kugira ubutaka bagura mu karere ka Gakenke. Ubwo butaka bwaguzwe yaje kugaragara yuko butakubakwaho gare kuko ari butoya, noneho bagera aho bagaragaza bumva yuko habonetse gare yakubakwa. Intambwe ya kabiri yatewe kugira ngo ubuyobozi bw'akarere bubarure aho hantu kuko hari amazu y'ubucuruzi, aho agaciro kayo dushyizeho umugenagaciro yagaragaje yuko ayo mazu kugira ngo aveho bisaba ko hatangwa ubushobozi busaga gato miliyoni 152. Ayo mafaranga ni menshi, ariko ubu ibiganiro bihari turi kuganira n'uyu mufatanyabikorwa kugira ngo turebe yuko yakwemera kuko hafite ikibanza ayo mafaranga abe yayongeraho. Ariko nibidakunda turateganya yuko mu ngingo y'imari y'umwaka utaha ayo mafaranga azashyirwamo kugira ngo turebe yuko iki kibazo akarere ka Gakenke kakikuramo. Ukurikije iby'aba abaturage bategera imodoka muri iyi santere ya Gakenke ndetse n'ubuyobozi bw'aka karere bose bahurizaho, ni uko iki kibazo cya gare kimaze igihe kitari gito kivugwa, dore ko n'abaturage ndetse n'abakorera ubucuruzi muri iyi santere ya Gakenke bavuga ko bagiye bizezwa kenshi ko hagiye kubakwa gare, ariko bakaba barategereje amaso agahera mu kirere, dore ko ngo hashize imyaka isaga 10 babwirwa ko uwo mushinga wo kubaka gare ugeze aheza, ariko ngo bakaba barategereje amaso akaba yaraheze mu kirere. Ibuka ko hashize nk'imyaka 10 bavuga ko hano bagiye kutwakira gare, ariko twarategereje amaso yaheze mu kirere. Emmanuel Twishime, Good Rich TV mu karere ka Gakenke, ni mu majyaruguru y'u Rwanda.